Ucyumva itorero Amasimbi n'Amakombe, nta kindi kiza mu matwi yawe uretse umuhanzi, umusizi, umwanditsi wakunzwe na benshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda kugeza na n'ubu, Rugamba Sipiriyani. Uyu munsi tugiye kubagezaho bimwe mu byaranze ubuzima bwa Rugamba Sipiriyani. Kora subscribe. Umuhanzi Rugamba Sipiriyani ni umwe mu bahanzi bo mu Rwanda batazigera bibagirana kubera inganzo ye idasobanye igeza ubutumwa bwiza ku banyarwanda burimo gukunda Imana n'abantu. Rugamba Sipiriyani ni umwe mu banyarwanda bishwe ku ikubitiro mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Nyakwigendera yari umusizi, umwanditsi w'ibitabo, umushakashatsi ndetse n'umuririmbyi. Yamenyekanye cyane mu itorero rye ryitwa Amasimbi n'Amakombe ryamufashije mu ndirimbo yahimbaga. Yahimbye indirimbo nyinshi zirimo amagana zihimbaza Imana. Nubwo yahimbye indirimbo nyinshi zigakundwa n'abatari bake, ntiyigeze aziririmbamo ngo burya. Bivuze ko indirimbo ze zose zicurangwa ku maradiyo atandukanye nta jwi rye ririmo, nk'uko umuhungu we Rugamba Olivier yabyivugiye. Yagize ati yarahimbaga agatoza abaririmbyi. Abantu benshi rero bazi ko muri ziriya ndirimbo ze twumva haba harimo ijwi rye. Oya, nta jwi rye burya riba ririmo. Yewe si n'umuntu wari ufite ijwi ryiza nka Masamba cyangwa Kayirebwa. Yari afite ijwi risanzwe nk'iryawe cyangwa iryanjye cyangwa iry'undi wese. Ntiyaririmbaga, ahubwo we yari umuntu ugufasha kugorora iryawe rikamera neza. Bariya wumva mu ndirimbo ze ni abagabo yatozaga, abagabo rwose b'ibikwerere. Umuhanzi Ngarambe Francois Xavier nawe yemeza ko mu bihangano bya Rugamba Sipiriyani nta jwi ngo rye burya ngo ribamo, ngo kuko yari afite ijwi ritabasha kuririmba. Yagize ati njyewe namumenye atoza abantu, akamenya kugufasha kugorora ijwi. Yari afite burya uburyo bw'imiririmbire bunagorana, aho bwasabaga abantu benshi baririmbaga kujya hejuru. Kubera uburwayi yigeze kugira, ijwi rye ryari ryarangiritse, ahitamo kujya atoza abaririmba mu ndirimbo ze, we akandika akanabatoza. Rugamba Sipiriyani yavutse mu mwaka w'1935. Avukira mu gace k'icyaro i Karama mu cyahoze ari komini ya Karama muri Gikongoro ya kera, ahitwa ku Muyange. Ubu ni mu birometero nka 12 uvuye mu mujyi wa Nyamagabe. Ni mwene Bicakungeri Michel na Nyirakinani Tereziya. Yari umwana wa kane mu muryango. Akivuka yiswe Sirikare, izina Rugamba aza kurifata nyuma. Rugamba Olivier, umuhungu w'imfura wa Rugamba, ubu ufite imyaka 55 y'amavuko, asobanura iby'izina rya se. Agira ati Rugamba ni izina yihitiyemo kubera ko kera yavutse yitwa Sirikare, ariko aza kuryanga yihitiramo kwitwa Rugamba. Urebye biragoranye kumenya impamvu yabyanze, gusa nk'uko nagiye mbyumva mu muryango n'ababanye nawe bavuga ko yabitewe n'uko yumvaga Rugamba ariryo rimubereye, cyane cyane ko yabonaga ubuzima agiye gucamo nabwo ari urugamba. Rugamba Sipiriyani wataramaga mu bitaramo n'inkera z'ibwami ku ngoma y'umwami Mutara wa III Rudahigwa. Yari afite n'irindi zina yari yarahawe aho muri ibyo bitaramo ryitwaga Rwamu rw'Impundu. Rugamba wavukaga mu muryango utarakozwaga ibyo gusenga, yabyirutse akunda Imana. Yize amashuri abanza muri paruwasi ya Cyanika, ubu uri mu karere ka Nyamagabe. Kubera ko mu mashuri abanza yari ku kigero cy'ubwenge kirenze icy'abanyeshuri biganaga, byabaye ngombwa ko bamusimbuza imyaka 2. Arangije amashuri abanza, yakomereje ayisumbuye muri seminari ntoya y'i Kabgayi izwi ku izina rya Saint Leon.
Rugamba wari ufite icyifuzo cyo kuzaba padiri yavuye Kabgayi akomereza muri seminari nkuru ya Nyakibanda. Ubwo yari muri seminari nkuru ya Nyakibanda aho yategurirwaga kuzaba umupadiri, yaje kwiyomora ku myemerere y'Imana ahinduka umuhakanyi. Impamvu yaba yaramuteye gutera umugongo Imana na Kiliziya ngo ni ibiba ry'urwango yabonaga ryakorwaga na bamwe mu bihaye Imana bo mu gihe cye nabo yamenye mbere. Urugero rutangwa ni inyigisho za Musenyeri André Prednium wari umushumba wa diyoseze ya Kabgayi hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatanu. Inyigisho z'urwango Musenyeri wari ufite inkomoko mu Busuwisi ziri mu byateye Rugamba gutakariza icyizere umwuga wo kwiyegurira Imana, afata icyemezo cyo kubihagarika kubera ko yabibonagamo kubiba umurage w'amacakubiri mu Banyarwanda. Ikindi cyamuteye ngo kwiyomora ku Mana ngo ni uko yari yaracengewe n'agace k'isomo rya filozofi kajyaga kavuga ku ihame ry'uko ukubaho kw'ibintu hatabayeho iremwa. Iri hame ryazanywe n'umuhanga w'Umufaransa mu by'imitekerereze ya muntu witwa Jean Paul Sartre. Ryatumye Rugamba abona ko yari yaribeshye ko Imana ibaho. Kuva ubwo yafashe icyemezo agahagarika kuba padiri, abura imyaka 2 nk'uko umuhungu we Rugamba Olivier abivuga. Yagize ati papa ntiyashoboraga gukora ikintu gice. Icyo gihe yahindutse umuhakanyi karundura ku buryo yashoboraga no kukubona umusaraba akawuvunamo kabiri. Afashijwe n'abakoroni b'Ababiligi yakomereje amashuri ye ya kaminuza i Bujumbura mu ishami ry'amateka. Yasoje aya masomo akomereza icyiciro cya 3 cya kaminuza mu Bubiligi muri kaminuza ya Louvain. Yigaga anabivangamo ibikorwa by'ubusizi n'ubuhanzi. Ari mu Bubiligi yahimbiye indirimbo nyinshi, anandika ibitabo byinshi byahurizaga ku gukebura umuryango nyarwanda. Yabonaga utangiye kuyobora no kwijandika mu bikorwa by'ivanguramoko n'ubwicanyi. Rugamba ngo yaje gukunda umukobwa witwaga Mukangeyo Saverina. Yari yarahimbye imitoma myinshi amurata imico n'uburanga. Harimo nk'ibisigo byamurataga birimo nka Musa n'Inyange n'izindi ndirimbo z'ibihozo. Politike y'ivangura yo mu 1963 yahekuye Rugamba imwambura umukunzi we wishwe kuri Noheli yo muri uwo mwaka azira ko yari umututsi, ajugunywa mu mugezi wa Mwogo. Rugamba wari ubanye neza n'umuryango wa Mukangiro Saverina agarutse mu Rwanda yahisemo kuwugumamo, maze mu 1965 yishumbusha undi witwaga Mukansanga Daphrose wari umubyara wa Mukangiro Saverina. Ubwo yagarukaga mu Rwanda yanakoze imirimo itandukanye. Yakoze muri Minisiteri y'Uburezi ahavuye abaprefe wa Kibuye umwaka umwe. Yayoboye kandi ishuri nderabarezi rya IPN. Inyuma aza no gukorera mu cyahoze ari IRST. Yahagaritse gukora muri IRST mu 1989. Yaje gushakana na Daphrose. Rugamba yari yarazinutswe Imana atifuza kongera kumva mu matwi ibijyanye n'imigenzo ya Kiliziya iganisha ku Mana. Ubwo batangiraga kubana ngo yari yarajujubije umugore we amuhoza ku nkeke, ariko nyuma byaje guhinduka. Rugamba agarukira Imana, yiyemeza kutazongera kubabaza umugore we. François Xavier Ngarambe wabanye n'umuryango wa Rugamba kuva mu mwaka w'1989 amufata nk'umubyeyi we ku bwa Roho Mutagatifu, akanamufata nk'umuvandimwe kuko babanye muri Communauté de l'Emmanuel. Communauté yasabaga abantu kubaho kivandimwe.
avuga ko ubwo Rugamba yagarukiraga Imana yaba yaranabitewe n'ijwi ryumvise ubwo yari arimo ava kwivuza mu Bubiligi, uburwayi bwo kutumva no kubura ubushake bwo kurya. Iryo jwi yaryumviye mu ndege rimusaba guhinduka. Amaze kwiyemeza guhinduka nibwo yatangiye gukora indirimbo zihimbaza Imana. Nk'uko umuhungu we Rugamba Olivier abivuga, ngo Rugamba umurage w'intore niyo indirimbo ya mbere yakoze avugamo ijambo ijuru ubundi atemeraga. Ni indirimbo yahimbye asa n'usezera, aho yagiraga ati: nindamuka ntashye muzabyine sambwe, ariko nanjye iryo juru ryera de nk'inyange inyamibwa yasumbye ahora atetse anegereje, ndashaka kuzaryinjiramo mpamiriza. Annick Besconde, Umufaransa wakoranaga na Rugamba muri Communauté de la Manuel, nawe avuga ko ubwo Rugamba yari amaze guhinduka yatangiye gukunda Imana na Yezu Kristo kurusha n'abihaye Imana. Besconde avuga ko kuva yavuka atigeze abona abantu bakundanaga nka Cyprien na Daforoza. Jean-Luc Mouens, Umubiligi wakuranye na Rugamba wari n'inshuti ye ya hafi, avuga ko Rugamba ubwo yari avuye kwivuza mu Bubiligi yamubwiye ko yicuza igihe yataye abangamira umugore we. Ubwo indege ya Habyarimana Juvenal wahoze ari perezida w'u Rwanda yagwaga ku itariki ya 6 Mata 1994, umuryango wa Rugamba uri mu bishwe ku ikubitiro ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiraga. Rugamba Olivier avuga ko byari bigoye ko Rugamba yarokoka kubera ko yari yarashyizwe ku rutonde rw'abagomba kwicwa. Aho yari atuye ku Kimihurura hafi y'ikigo cy'amashuri cya IFAD, hari ikigo cya gisirikare cyabagamo abasirikare barindaga Habyarimana. Yari anaturanye kandi na Theoneste Bagosora, umwe mu bateguye bakanashyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Tariki ya 7 Mata 1994 nibwo yishwe hashize iminota 30 ahamagaye kuri telefone abana be. Rugamba Olivier na Dorcas Rugamba bo batari baraye muri urwo rugo, bari baragiye kurwaza nyirasenge i Butare. Bibuka ijambo yababwiye abasaba kuzaba abagabo kuko yari azi ko ari bupfe. Ubwo bazaga kubica yaraye asenga n'umuryango we, ndetse yari yaraye anasohoye indirimbo Nzataha Yerusalemu nshya. Ababishe babanje kubakubita ibibuno by'imbunda, nyuma barabarasa amasasu y'urufaya. Umwana we warokokeye aho ni Sidrar Rugamba. Kugira ngo arokoke yarashishwe isasu bagira ngo yapfuye, ariko aza kuva mu mirambo. Aragenda abwira bakuru be uko ababyeyi babo bishwe, aza guhunga abasanga i Bujumbura. Igikorwa cyo kumusabira gushyirwa mu bahire ba Kiliziya Gatolika cyatangijwe mu mwaka wa 2014, gitangizwa n'abo bahoze bakorana muri Communauté de la Manuel. Yashyize bwa mbere mu Rwanda n'abandi bari bazi ibikorwa bye muri Kiliziya mbere yo kwitaba Imana. Ngarambe François Xavier uhagarariye Communauté de la Manuel ni umwe mu bamusabira kujya mu bahire ba Kiliziya. Avuga ko kugeza ubu urukiko rwashyiriweho kubyigaho rugikomeje akazi, bishobora kurangira n'umwaka wa 2018 hanyuma hakoze idosiye ya Roma nabo bakayigaho. Avuga ko kandi nibabona ubusabe bufite ishingiro bazashyirwa mu cyiciro cy'abantu bita abanyekuzo muri Kiliziya. Nyuma ngo nibwo bazahita bashyirwa mu bahire ba Kiliziya, hanyuma bikazagira n'aho bashyirwa mu batagatifu, kuko uru rwego nirwo rubanziriza kuba umutagatifu. Rugamba Cyprien umaze imyaka 28 yishwe
yibukwa nk'umuntu wateje imbere ubuvanganzo n'umuco nyarwanda kuko yagize uruhare mu gusigasira amateka y'uwo muco mu nzu ndangamurage y'i Butare. Yaranzwe kandi no gufasha abatishoboye no kwamamaza ubutumwa bwiza bwigisha Abanyarwanda kuba inyangamugayo, gushishoza no kugira ubumwe. Kora subscribe, jya hasi muri comment utubwire undi muntu waba warakunze twazakugezaho amateka ye. Turabashimiye cyane, turabakunda. Imana ikomeze kubarinda.